gisomye tango ati yafashaga imuhurira umwuka w'ubugingo muri sawa Imana yawuze kuba kumbe kwegera itorero ry'umuryango umuryango w'umuryango ni umuryango w'abana ishurwa ko bwishe no mukenya amabibi mu byo batazishura yo na Imana yawuze kuko Imana yigiye mu rwabo mu byo byose pa imicaramo amabibi abarabati ibyaha byose bikorerwa hanze y'umubiri ariko icyaha cy'ubusambanyi muzakirinde kuko gikorerwa mu muri wa mubiri Imana yicayemo ababibi ako kanya Imana imaze gucira muri wa muntu abimana ibyaremwe byose Imana yarabiremereye amazina ariko wa muntu Imana yaremye niwe wabihaye amazina byose wa muntu Imana yaremye ku ishusho yayo wa muntu wabihaye iki amazina sawa umuntu Imana yaremye ku ishusho yayo byaremwe muri byishimo byaremwe muri umunezero byaremwe kandi ibyo kurya abibure byaremwe n'amafaranga proje anejwe gukora proje kumbe satani kuko hose yisubije ukabona abantu barishimira gucuri mudani icuma y'ucuri n'ababuza ko bari babajwe n'uko bari gucurira bona kweli mw'ijuru naho kumbe marayika umwe witwa Rusufero abagize ishyari nyerezo gutangira ishyari kugira ishyari n'ibi kugira ishyari n'ibica kugira ishyari n'uburozi ababibi ishyari n'iki murazi ugize ishyari muri n'uko ukukirana undi muntu uturuka ntabwo umuntu ajya kuburozi mama atagira ishyari ntabwo umuntu ajya kwicira mwana atagize ishyari ry'utunze umuntu yagize ishyari kuko ishyari muri we nagera ku ntego yo kuba yashaka ibyatsi agashaka n'ibintu bitandukanye agahereza umuntu bobo kweli basi satani agize gahunda agize rya shyari yumva ko yagiye gusenya wa muntu ati ni gute umuntu Imana yamurema itatugishije inama kugira ngo umubyeyi abashakanye babiri bakurikiza imvura bashyiraho uwa kabiri bazabanza basaba uburenganzira y'imvura bazagumisha inama kuko ntabwo amategeko rwabuze ngo rusumbe iki ubishyure umuntu agusubire nawe wakwitwara inkuru amen mugabane babyeyi bwakeye ishusho tugufu kwa Kristo Adamu anyakisanga bavanywe mu ngobyi bashyirwa hanze ubuzima burakomeye ubuzima burakaka ariko Imana abaraganye imbabazi kandi ntibishoboka uyu muntu namuremye mukunzi ilifo chakurya kinamuchungura namurenge ena ngo Kristo yavuze sasa Imana aravuka avuze kumera yaratuzana inchungu yari akura inziga ku magare yabo mwindi mvugo akura amapine y'amabizaza n'ibisa amapine imodoka akura ingana sukuba yitwa amapine irangije Imana ifata amapine y'imodoka yamucomoramo ibimodoka byabo byose bigumaho biri sawa barayishikiriye abisirayeli bazakibagezeho intego yo gutsinda bakibonye mukanya Imana yafashe inziga zabo izikura mu magare yabo amen ati bituma akururika aruhije cyane abanyegiputa baravugana bati ubuye abisirayeli kuko Uwiteka
abarengera akarwanya abanyegiputa. Amena. Imana ikimara kumara y'amapine mu masharete yabo ko bagendaga ku magare, ikimara kuyacomora bahise baguma hamwe baragiye bararebana ati shwana murabizi kandi bitubayeho ati nyamara no kuri abisirayeli Uwiteka Imana yabo iri kubarengera none twebwe tugiye kwata ubuzima dusubireyo. Dusoma mu Giswahili nobiri mvugike neza hapa bibi 24 ati ikawa katika zamu ya alfajiri Bwana akalichumulia jeshi la Wamisri. Jeshi la wapi? Wamisri. Akalichumulia kama vile tunachumulia jeshi ambalo linakutatiza wewe. Acha akalichumulia wana nataka kujitetea kama sikufanya sosi nataka kusema. Kisha alipomaliza kuchumulia wa Misri katika ile nguzo ya moto na ya wingu akalifadhaisha jeshi la Wamisri. Meseji akayaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito. Na Wamisri wakasema na tukimbie mbele ya Israeli kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume ya Wamisri. Mesisi Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi tena juu ya Wamisri, juu ya magari yao na juu ya farasi zao. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari na kulipambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake na Bwana akawakukutia mbali hao Wamisri kati ya bahari. Amen. Amen. Ukitaka kuja Samada kwa bagata kunyanja tukura. Imani yangu ya kosa na mimi kunyanja. Inyanja inafunguka. Kamera ya mtereva inagaragara. Abana bisere bachama. Bamaza kwa kuwaji wao bisere bamaza kwa kuja ku ngombe. Abona bagabona wale ndio jafara wali mamoze. Siaburiki munyanja. Nibigale nibifarashi byose. Imagine ulumuje tiko umurozi nabwe ngagira. Umurozi nabwe ngagira. Adui umuwazi wese ayagira ngo nambara gufite. Jibuna baba gitero baba ayagira ngo nabushobozi ufite. Agitwaza ibuhanga no basha ufite ahabwa n'ibyari. Gombe Imana nagitekereza ko batekereza. Pero Mose amaze kwambuka inyanja itukura. Bareza ya misozi n'ingabo za Farawo bamaze kwambuka hakurya. Mose Farawo naraza n'igari n'abantu bambuka muri ya nyanja. Imana igiye kubona bana Farawo yakujya abana b'iki Israeli. Batangiye kugira ubwoba. Imagine kutuge uyu ni umuhanda siko bimeze. Aha ni umuhanda, iyi ni inyanja nijye gukurikiranye uriyaduye umuntu agazanga Imana ituguye umuhanda mu nyanja byamaze kubamageza hakurya. Kisha nanjye naje n'ibifaru byanjye n'ibindi byose nanjye nije muri ya nyanja nanjye nihaye wa muhanda. Ese kweli barafite ubwenge barafite gutekereza amapito ni yao. Imana ibonye ibwira Mose we kuba Imana kitangara kubigaragariza mu mutaziki z'umuriro. Kuko Imana yacu n'umuriro yigaragaza mu muriro baratwika abanzi bawe itwike n'ibyawe byose n'intwaro zabo. No musozi Karumeli yigaragaje mu muriro. Ababibi itwike igitero cy'abana ibakoze isoni bose barashyamya komoka barashyamya Imana nzima ya Israeli. Amen. None abakanya bari mu nyanja Imana terebe bigaragaza mu muriro giturutse mu gicu irangijika amagurudumu amapine y'ibyo bishare byabo irangije kugira Mose bo mbona kubwira Musa ati tangira fata iki inkoni yawe. Amina. Kuko umuntu wese ufite urumva n'Imana afite inkoni ububasha. Amina. Abafite iki ububasha abafite imbaraga. Uko byandikwa muri Luka 10:19 ati Imana yabi tuzahereza abigishwa ububasha bwo kanagira inzoka na skorpion. Amen. Leo ufite ububasha leo ufite
iyo ngo ni icyuma bana n'abayifite